ushobora kumva ko umusore w'umunyamerika ukurikirwa n'amamiliyoni y'abantu yava i Miami akambuka inyanja akaza muri Afurika gushaka umuntu wamwiganye. Kuki yamwise Ashton Small? Ese Ashton Hall we ni muntu ki? Ese ibi ni urwenya rwatangiriye kuri internet cyangwa hari inkuru ikomeye yari yihishe inyuma y'ibi byose? Uyu munsi tugiye gukurikirana urugendo rwatunguye isi, aho umuntu benshi bafataga nk'uwikinira kuri internet yahindutse inshuti y'umwe mu byamamare bikomeye muri fitness ku isi. Iyi ni inkuru ya Ashton Hall na Kagarara uzwi nka Ashton Small. Mbahaye ikaze ku Nkomoko Official. Ashton Hall yavutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1995. Yavukiye mu mujyi wa Jacksonville muri leta ya Florida, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ashton Hall yize muri Arkansas State University iri muri leta ya Mississippi. Muri iri shuri yize ku rwego rwa kaminuza. Yanakiniye ikipe y'umupira w'amaguru ya kaminuza mu mukino wamenyekanye cyane nka American Football hagati y'umwaka wa 2014 n'umwaka wa 2015, ariko ntiyabashije kugera ku rwego rwa NFL nkuko yari abyifuza. Uko ubuzima bwe rero bwaje guhinduka nyuma yo kutagera ku nzozi zo gukina umupira wabigize umwuga, yabaye umutoza wa fitness cyangwa se personal trainer. Yakoraga kandi nk'umuyobozi wa gym muri Florida. Mu mwaka wa 2020 yatakaje akazi bitewe n'ingaruka za COVID-19. Yahise atangiza ubucuruzi bwo gutoza abantu imyitozo kuri internet bizwi nka online coaching. Nyuma aza kwimukira i Los Angeles kugira ngo yagure ibikorwa bye. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 amashusho ye agaragaza gahunda yo kubyuka kare nka saa 3 z'ijoro cyangwa saa 9 za mu gitondo ku isaha yaho, akora siporo, kwiyuhagira amazi akonje cyane nk'urubura. Yakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aya mashusho yarebwe inshuro zirenga miliyoni 750. Abantu benshi barashimagije, abandi bayafata nk'urwenya cyangwa bakayigana. Uretse kuba umunyembuga nkoranyambaga, afite gahunda zo gutoza abantu imyitozo kuri internet, akagurisha gahunda za fitness n'inama zijyanye n'imibereho myiza. Yashinze ibikorwa bye bizwi nka Ashton Hall Official. Nyuma yo kuva kuri Ashton Fitness, kugeza ubu amakuru arambuye ku buzima bwite bwa Wizeye Noke wamenyekanye nka Kagarara ntagaragara kuri internet. Ntabwo yabivuze mu biganiro byinshi, kandi ibitangazamakuru byabyanditseho ntibyabihamije. Gusa mu kiganiro yagiranye na Ashton Hall yamubwiye ko afite imyaka 25, bivuze ko nibura yavutse mu mwaka wa 2001. Ibizwi cyane kuri we nibi: amazina ye ni Enoke Wizeye, azwi cyane ku izina rya Kagarara, nyuma aza no kwitwa Ashton Small na Ashton Hall ubwe. Aha ubyumve neza, izina Ashton Small ntabwo Kagarara ari we waryise, ahubwo yaryiswe n'uyu munyamerika Ashton Hall. Ni umunyarwanda kandi ukora ibiganiro n'amashusho asekeje yigana imyitozo n'imibereho ya Ashton Hall, ariko akabihuza n'umuco n'ubuzima bwo muri Afurika. Yamamaye cyane nyuma ya video yarangije agira ati Ashton Hall, this is Africa. Yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga maze igera kuri Ashton Hall muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma yo kubona ayo mashusho, Ashton Hall yaramwandikiye, barahura bwa mbere mu gihugu cya Ghana. Yaramaze kumwita Ashton Small. Banatangira urugendo bazengurukagamo ibihugu byinshi bya Afurika birimo Ghana, Cameroon, Nigeria, Benin n'u Rwanda. Mu rugendo rwabo mu Rwanda, Ashton Hall yanamuhaye imodoka n'inkunga y'amafaranga yo kumufasha guteza imbere ibikorwa bye. Ibi byatangiye biti: mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira amashusho y'umusore w'umunyarwanda ufite imiterere yihariye, wigana buri kantu Ashton Hall yakoraga. Uyu ni umunyembuga nkoranyambaga ukina imikino yo kubaka umubiri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yakoraga imyitozo avuga nkawe, yiga gukagenda, ndetse yongeraho amagambo asekeje ati Ashton Hall, this is Africa nkuko twagiye tubivuga. Mu minsi mike gusa ayo mashusho yatangiye kurebwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni. Abenshi batekerezaga ko Ashton Hall atazigera yabona, ariko internet ifite amabanga yayo kugeza uyu munsi nkuko bigenda bigaragara. Umunsi umwe Ashton Hall yabonye ayo mashusho, aho kurakara cyangwa gufata Kagarara nk'umuntu umusebye, yakoze ikintu cyatunguye benshi mu isi. Yaramwemeye, amwita Ashton Small, ndetse atangaza ko ashaka guhura nawe imbona nkubone. Ako kanya inkuru yari ihindutse mpuzamahanga. Ku 28 Kamena mu mwaka wa 2026, Ashton Hall yatangiye urugendo rwe muri Afurika. Igihugu cya mbere cyari Ghana, aho niho yahuriye na Kagarara bwa mbere imbona nkubone. Abantu bari babyiteze nk'urwenya, ariko ibyabaye byatunguye benshi mu isi. Barahoberanye bikomeye, bakora n'imyitozo ngororamubiri, bapiganwa gukora push up ibizwe kuri mwese nka pompage. Maze Ashton Hall agaragaza ko yubashye Kagarara ndetse amushimira ubutwari bwe. Nyuma y'imyitozo, Ashton Hall yabajije Kagarara ati inzozi zawe ni izihe? Igisubizo cyatunguye benshi.
Kagarara yavuze ko inzozi ze ari ukwereka isi yose ko ubumuga butavuze ubushobozi buke. Ayo magambo yakoze ku mitima y'abantu benshi mu isi. Nibwo abantu batangiye kubona ko iyi nkuru itari ishingiye gusa ku gusetsa, ahubwo yari ifite ubutumwa bwo guha icyizere abandi. Nyuma yo guhura bombi bakomeje kugaragara bari kumwe mu bice bitandukanye by'urugendo rwa Afurika, ndetse Ashton Hall yari yatangaje mbere ko u Rwanda ruri mu bihugu yari ateganya gusura. Ibyo byatumye abakunzi babo bavuga ko urwenya rwo kuri internet rwahindutse ubushuti bwa nyabwo. Hari igihe amahirwe aturukaho utakekaga. Kagarara yatangiye yigana umuntu yafataga nk'icyitegererezo. Nyuma y'amezi make cyane uwo muntu aza kumusanga muri Afurika, barahura bakorana imyitozo, kandi inkuru yabo imaze kuba iy'isi yose. Ese ibi byari amahirwe cyangwa byaturutse ku kudacika intege no gukoresha impano neza? Hari ibintu bimwe bibaho ukabyumva ugakeka ko ari filime. Tekereza umusore w'umunyamerika ukurikirwa n'amamiliyoni y'abantu ku isi, hanyuma umusore wo mu Rwanda uzwi nka Kagarara akamwigana mu buryo busetsa. Abantu bakabikunda cyane kugeza aho umunyamerika ahaguruka akaza muri Afurika kumushaka. Ese aho ni imbaraga z'imbuga nkoranyambaga cyangwa ni inzira z'Imana zitabarika? Ese hari isomo rikomeye isi iri kwiga ku mpano z'Abanyafurika? Uyu Kagarara nubwo yavutse afite ubugufi bukabije, ntiyigeze yemera ko bumubuza kugera ku nzozi ze. Yahisemo gukoresha urwenya, imbaraga n'ubuhanga kugira ngo agaragaze ko ubumuga atari ubushobozi buke. Aho agira slogan igira iti "Disability is not inability", cyangwa se ubumuga ntabwo ari ubushobozi buke. Gusa muri icyo gihe cyose yakoraga ibi bintu yigana Ashton Hall, nta muntu n'umwe wari uzi ko hari ikintu gikomeye cyari kigiye kuzabaho. Umunsi umwe Kagarara yafashe icyemezo cyo kwigana uburyo Ashton Hall akora videos, yiganye uko agenda, uko akora imyitozo n'uburyo avugamo, ariko yongeraho umwihariko wa Afurika, cyane cyane ku bijyanye n'amafunguro ndetse n'akazi kagaragaza gukata icyondo no kubumba amatafari azwi nka rukarakara. Iyi video yakwirakwiye ku isi mu minsi mike, ikundwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni. Nibwo abantu batangiye kumwita Ashton Small, ariko rikaba izina yaje guhabwa n'uyu Ashton Hall. Abenshi batekerezaga ko Ashton Hall ashobora kuzabifata nabi, ariko ibinyuranye nibyo byabaye. Yabonye video ya Kagarara arayishimira cyane, maze atangaza ko ashaka guhura n'uyu musore w'umunyarwanda. Nyuma y'ibyo Ashton Hall yavuze amagambo yakoze ku mitima ya benshi, agaragaza ko yabonye impano idasanzwe muri Kagarara. Icyo gihe Kagarara yavuze inzozi ze. Nyuma yo guhura bombi bakomeje urugendo, basura ibihugu bitandukanye bya Afurika, bahura n'abafana, bakora imyitozo kandi bakora amashusho mashya. Buri gihugu bageragamo imbaga y'abafana yarabakiranaga, bigaragaza uburyo imbuga nkoranyambaga zishobora guhuza abantu bo ku migabane itandukanye. Urugendo rwabo rwatumye abantu benshi ku isi bongera kuvuga ku Rwanda. Abenshi batangiye gushakisha Kagarara n'u Rwanda kubera ayo mashusho. Byaba urugendo rw'uko creator umwe ashobora kumenyekanisha igihugu cye ku rwego mpuzamahanga. Isomo rikomeye: Kagarara ntiyari afite amafaranga menshi, ntiyari afite ikigo gikomeye kimufasha. Icyo yari afite ni impano, guhorana icyizere no kudacika intege. Iyo video imwe yamugejeje ku rwego rwo guhura n'umwe mu bantu bazwi cyane ku isi muri fitness no kubaka umubiri. Ni urugero rw'uko amahirwe ashobora guturuka ku gitekerezo kimwe cyiza iyo gihujwe no gukomeza gukora. Ese iyo Kagarara ataza gufata iya mbere ngo akore iyo video, Ashton Hall yari kuzagera muri Afurika muri ubwo buryo? Nta gisubizo gihamye gihari, ariko ikizwi nuko guhura kwabo kwabaye inkuru yakurikiwe n'abantu benshi kandi kwahaye Kagarara amahirwe yo kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Niba nawe wemera ko impano ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, kandi ntibagirwe gukanda like, gukora subscribe no gusangiza iyi video ku nshuti zawe, maze dukomeze twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ngiye nk'ibisanzwe nimugira bangati ahari ku Nkomoko Official, umuyoboro mugari mukurikiraho ibyegeranyo bicukumbuye n'inkuru zidasanzwe utasanga ahandi. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.